umuziki yabamo ibintu byinshi nka element nyine ufite ukuntu ari kumva ibintu bye buriya element uzi ukuntu umusobanura. hari abantu bavuga yuko ngo iyo ugiye gukoresha projet ataguha projet kuko uyikeneye ayiguha abona yuko ikwiye gusohoka. Ntabwo ari icyo kibazo. Element agira kuvuga ngo ibihembo by'umwaka bitware. Siko byumva icyo kintu. Ibihembo nyine batanga mu muziki by'umwaka aba ari we ubitwara. Rero guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa kane nta ndirimbo yapfa kuguha ngo uyisohore. Ariko byumva ukuntu ateye mu kwa gatanu kugeza mu kwa 9 abari gusohoramo amaproje z'abahanzi afite indirimbo kugira ngo igihe nyine abari gukora hit muri sama nyinshi kugira ngo icyo kintu kibiki. Rero urumva iyo saba yarubatse ihombya bamwe ikungura n'abandi. Kumereza indirimbo yanjye ukahita uyimperezanya indirimbo imwe na Chris Easy, ukahita umerezanya indirimbo na Kevin Kade, ukahita umerezanya indirimbo na Kenny Soul, ukahita uyimperezanya abahanzi nyine bose bari hejuru na melody kameme indirimbo yanjye bamaze kuyitwika. Siri kubyumva kubw'inyungu ze apana inyungu zanjye kandi mba nkwe kuba naramwishyuye amafaranga na menshi uriya muhungu aranahenze cyane utamubona kuriya yarisobanukiwe projet yiha agaciro kikadanje. Rero icyo kintu element ugasanga nyine ari ku kwicira umurongo nk'umuhanzi ugaza nk'ina ndirimbo yari maze imyaka 3 akoresha schedule yo kurenza y'umuhanzi. Ikindi akagira defo yo kuba indirimbo yawe wayikora kubera ko kuyitindana cyane ugasanga amayide yayikoranye yayihaye indi ndirimbo y'undi indi ndirimbo. Okay, wowe wasohora indirimbo bakakwita umuntu washishuye kandi atari we washishuye. Siri kubyumva. ubu se byatumwongera gukorana na element ibyo byose ko numva ari côté ziri negative. Njyewe bibaye byiza njye ntabwo nakongera gukorana na element. Kiretse element kumva ahinduye ibintu dore n'ikiza nuko yabaye umuhanzi uwo mwanya ntabwo azongera kubona wenda wo gukorera abahanzi. Ikindi element buriya agira ikintu cyo niba nabwita ubwana niba nabyita agira ikintu cyo nagareba business areba ikintu cyo kuvuga ngo naguhamagaye tujye gusangira utuntu. Urabona nyine barajene n'abajene nyine rumva baga tujye gusangira breba tujyane muri gym. Ubwo niba mudahurira muri iyo si ntabwo muri inshuti. Turwo byumva icyo kintu agaha umwanya nyine abo bantu bahorana kirengagiza ikintu cyitwa kazi na business. Buriya mu by'ukuri umuntu ashaka gukubita miliyoni imbere yawe awati nkorera ikintu kuko ugishoboye kugikora wowe ntugikore ugakorera umuntu utari kukwishyura. Urumva iyo mitekerereze leta nkubona ko hakuza akazi nyine naguze business nagashaka ko yarakubabaje ntabwo yambabaje. Ibyo bintu ntabwo abahanzi bajya babivuga ntabwo babivuga. Ubajije Okama ubajije ba Juno Kizigenza ubajije bano bahanzi nyine niko wenda batabivuga kubera ko wenda baba bamutezeho ibindi bintu ntazi ariko ntabwo nyine ntabwo bishimira system yewe kandi mu by'ukuri ntabwo ahora gahanze buri ibisubizo ngo batakugira ingaruka muri